Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Ndabaramukije mbifuriza ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ibintu bishobora kuba bitera abakobwa guceceka cyane. Birashoboka yuko ufite umukobwa kano kanya mushobora kuba muri gukundana cyangwa se mwagiranye ibihe byiza, ariko kuri ubu ngubu ukabona yuko arimo araceceka. Ni ibintu bidasanzwe, ukaba wibaza ibibazo byinshi cyane, ni iki gishobora kuba cyihishe inyuma y'ibyo ngibyo. Dukurikije imyifatire y'abakobwa ukagendera kuri research y'uburyo imyitwarire yabo igenda igaragara hirya no hino, hari ibintu 10 buri mukobwa wese ahuriraho na mugenzi we iyo habayeho icyo kintu cyo guceceka. Ikintu cya mbere ni uko uyu mukobwa ashobora kuba utari kumwitaho nk'uko byari bisanzwe. Ni ukuvuga yuko hari ikintu cya affection cyamanutse cyane ku buryo yiyumva yuko ari wenyine, ntago ari kugaragara nk'uko yari ameze mbere, ku buryo mwari mumeranye mu gihe cya mbere mukimenyana cyangwa se mugihararanye. Kuri ubu ngubu urabona yuko ntago ukimuha icyo kintu cya affection. Umukobwa kugira ngo akugumeho 5 nuko yumva yuko akunzwe, nuko yumva yuko umuri hafi 5 mu gihe usa nkaho utakimuha icyo kintu muri make cya affection, kuko baragikenera cyane. Ubona yuko ahita aceceka akakwicisha iyo silence, ukibaza uti ese ibintu byagenze gute. Ikindi ahangaha ni uko ushobora kuba utagiha agaciro ibiganiro ashobora kuba akuganiriza. Abakobwa akenshi baba bafite utuntu twinshi twirukanka mu mitwe yabo. Ashobora kuba yahuye n'akantu k'akabazo gatoya ariko kamukorogoshoye mu mutwe, akagerageza kuza iruhande rwawe kugira ngo ukuganirize kuri icyo kibazo, ukabona yuko ntabwo umuhaye umwanya wo kumwumva cyangwa se kumutega amatwi kugira ngo umukonsole, kugira ngo umwereke ko it's okay n'ubwo bwose ari guca mu bihe nk'ibyo ngibyo. Muri makeya umuri iruhande, umushyigikiye yuko ibintu by'akanya gatoya bizahita birangira. Biragaragara yuko mu gihe abikuganirije ntabwo ubiha importance, ibyo akaba yabibonye, ukabona yuko muri makeya biramubangamiye cyane. Niyo mpamvu ubona yuko yitaza ntakuganirize nk'uko byari bisanzwe, agahitamo kwicecekera kuko ibyo akubwira arabona yuko utarimo urabiha agaciro. Ikindi ahangaha ni uko ntago ugishyira agatege mu mubano wanyu nk'uko byari bimeze mbere. Ni ukuvuga yuko effort wakoresheje kugira ngo umufatishe, kuri ubu ngubu niba wararangije kumufatisha ukamwereka yuko muri kumwe, ariko ugeze aho noneho usa nkaho utabigishyiramo imbaraga nk'uko byari bimeze mbere. Murabizi yuko rimwe na rimwe iyo umaze kumenyera umuntu umufata nk'ibintu bisanzwe, ariko buriya umukobwa aba ameze nk'ururabo. Ururabo mu gihe utaruhaye amazi ruragenda rukuma. Ni ukuvuga yuko uyu mukobwa kuba effort wazigabanyije, uburyo wamuhamagaraga, uburyo wamuvugishaga, uburyo wamwitagaho, umwanya wamuhaga, ibyo byose kuba wabigabanyijeho akabibona, niyo mpamvu ubona yuko asa nkaho yigunze, adashaka kugira ngo abe in touch nawe, kubera yuko icyo kintu gisa nkaho cyagabanyutseho gatoya. Ikindi ni uko ushobora kuba uhora umubeshya. Umukobwa iyo umubwiye ikintu, icyo kintu kigenda mu bwonko bwe kikagumamo forever. Ni ukumenya uti ibintu navuze eske nabishyize mu bikorwa. Mu gihe wamwijeje ikintu, icyo kintu ntugikore nk'uko wakivuze 1, 2, 3, ntumuhereze ubusobanuro bwerekana yuko hari impamvu zabiguteye, kuko burya ntabwo umuntu rimwe na rimwe abura kuko abishaka. Maybe hari ibintu byinshi cyane wabuhugiyemo, akaba ariyo mpamvu yatumye utaboneka.
ariko kuba utamuhamagaye ngo unabimubwire ukongera ukamuhereza iyindi espoir umubwira uti reka tuzabikore kuri uyu munsi, uwo munsi wagera nabwo igahinduka, gahunda igahora ihinduka, cyangwa se ibyo wamwijeje ntubimukorere. Yes, iki ni kimwe mu bintu muri makeya ihita bituma yigendera agasinzira neza, ntiwongere kumuca iryera ukabona yuko agukubise silence nawe wenyine wibaza uti nakoze iki. So mu gihe rero ibyo wavuze utabishyize mu bikorwa cyangwa uhora umubeshya like uko bishoboye kose kumuganiriza, hari ikintu ushaka kugira ngo ugereho ukamubeshya kugira ngo icyo kintu kigereho, icyo kintu yarakimenyereye yarakibonye. So mu gihe yakubonyeho iyo ngeso muri makeya bimuca intege. Ikindi ahangaha ni uko uyu mukobwa birashoboka ko kuri kano kanya urimo uramwima umwanya. Guys, mu bintu umukobwa azagukorera ukamenya yuko agukunda ni igihe agusaba umwanya wawe. Mubona yuko muri relationship yanyu ahora gusaba time, like ndashaka kugira ngo tube turi kumwe, ndashaka kugira ngo umpereze umwanya, ukabona buri munsi arakomplaining ashaka kugira ngo abone umwanya hagati yanyu. Ushobora kuba hari ibintu byinshi ashaka kugira ngo mube muri kumwe nawe, ariko uwo mwanya ntumuhereze, ni ikintu gikomeye. Rero umukobwa kugira ngo uzamenye yuko muri make kurimo 100% nuko agusaba umwanya. Uwo mwanya rero niba wawumuburiye, umva ntiwirirwe unata n'umwanya wawe usa nkaho uhendahenda. Mu guhendahenda kwawe nuko ugomba gushaka uburyo icyo kintu gikemura, no kuvuga yuko umubonera umwanya kuko abigusaba umunsi ku wundi, niba ushaka kugira ngo ibintu bigende ku murongo nk'uko byari bimeze neza mbere. Ikindi kintu ahangaha ni uko ushobora kuba wahagaritse utuntu twa surprise. Yes, utu tuntu niba waradutangiranye mu gihe mwari muri kumenyana n'uyu mukobwa, niyo wamuzanira bombo muhuye, niyo wamuzanira ururabo, cyangwa se ukamuhamagara kuri video call n'urugero umutunguye, cyangwa se akantu ka surprise wakoraga mbere ukabona yuko muri make kamuguye neza, kuri ubu ngubu urabona yuko ntago kibikora, nkaho wasinziriye. Yes, ibyo nabyo bituma ibintu bisubira inyuma cyane. Ikindi ahangaha nacyo nshobora kuvuga yuko gituma umukobwa ahita ahinduka cyane, ni uko wowe uhora umucyurira ko ari we nyiri makosa cyangwa ari we nyiramakosa. Ibintu byose muri makeya bibaye muri uwo mubano ubimuprojectaho, ukumva yuko wowe nta kintu wakoze, ahubwo we ari we biturukaho buri munsi. So uyu mukobwa ashobora kuba yarambiwe guhora abwirwa yuko ari we nyiri makosa muri buri kintu cyose, niwe watumye ibi biba. Umukobwa agahora asaba imbabazi buri munsi, ariko kuri ubu ngubu yacitse intege, yabonye ati ariko si umuntu ningiye mpora mu makosa, wowe ubanzanye nta kintu ahari. Ashobora kuba abona yuko yakora gishobora kuba cyatuma uyu mubano wacu umera nk'uko umeze kano kanya. So kuba yumva yuko amublaminga amanywa na nijoro, yes, iki ni kimwe mu bintu nabyo bituma ahita acika intege cyane, ukabona aricecekeye ntashaka kongera kuvugana nawe. Ikindi ahangaha ni uko ushobora kuba utashima uyu mukobwa mu bintu ibyo ari byo byose bito ashobora kuba agukorera. Donc muri wowe wumva yuko kuvuga ijambo urakoze kuba unkoreye iki kintu, urakoze kuba umuhaye iki kintu, urakoze kuba uteguriye iki kintu, urakoze kuba uri ahangaha muri uyu mwanya, mu gihe utamuhaye iyo mu gihe utavuze nk'ayo magambo ngo abone yuko ashimwa mu bintu ashobora kuba yakoze byakunyuze, cyangwa se abikoranye umutima mwiza azi yuko muri makeya ubibona, oh my god, ahita acika intege ako kanya akavuga ati uyu muntu simbizi niba muri makeya nakomezanya nawe mu gihe adashimye ibyo mba nakoze. Ikindi ahangaha ni uko ahari udaha agaciro
uwo ari we, cyangwa se umuca intege ukamushyira hasi, dore uko usa, dore uko ungana, dore uko umeze gutya na gutya, mu mutwe nta kigenda, ukamuhoza ku magambo amusa nk'aho amuca intege amushyira hasi. So ibi bintu bibiri, kudashimwa ndetse no gucibwa intege, umwereka yuko ari umuntu udafite akamaro, cyangwa se umuntu utibona uri kumwe nawe kubera amagambo mabi nk'ayo ngaho uri gusohora mu kanwa, ni kimwe mu bintu bituma umukobwa agucikaho ako kanya, kuko akeneye support ituruka iwawe. Ikindi ahangaha ni uko ushobora kuba wahagaritse kumuhereza compliment. Umukobwa niba ushaka kugira ngo agumane nawe, iki kintu niba utakifite muri wowe, menya yuko nta mukobwa uzagumana nawe. Abakobwa bari hano ku isoko, uko nabyita, cyangwa se bari hano hanze, bose baritunganya kugira ngo bagaragare hanze nk'indabo. Mu gihe rero ubona izo ndabo, ntuhitemo rwa rurabo rwiza cyane ngo wumve yuko ari rwo ruzima kuri wowe, urutake wumve yuko warwuhira amanywa na nijoro. Hari undi muntu uzaza agafata urwo rurabo kuko ari rwo rugaragara muri abo bantu bose. So ni ukuvuga gute hano? So mu gihe umukobwa ubona yuko akora effort ishoboka yose kugira ngo yigaragaze neza, kugira ngo agaragare neza mu maso yawe, ni byiza yuko ubibona kandi bivuga. Mu gihe utabivuga, wibuke yuko ni rwa rurabo ruri mu zindi, hari undi muntu uzaza arutoranya. So azabona compliment ziturutse hanze hirya no hino, bitume umuntu wawe bamutambikana. So ni ukumenya yuko mu gihe ubona yuko hari ikintu cyiza cyamugaragayeho, arahumura neza, yabikoze kubera wowe, gerageza ubivuge yuko ahumura neza, yasokoje neza, make sure yuko umubwira yuko imisatsi ye imeze neza, yisize makeup nziza, mubwire yuko asa neza, yambaye ikanzu nziza, ipantaro nziza, urukweto rwiza. Make sure mbere yuko asohoka hamwe nawe, ibyo bintu ubimubwira. So compliment ni ikintu kiri très important cyane ku mukobwa, kuko abikora kugira ngo arebe attention yawe, uburyo ushobora kuba umwakira, cyangwa se uburyo umureba hagati y'abo bantu bose baba bari inyuma, baba bari aho hanze. Yes, ikintu cya nyuma ahangaha narangirizaho ni uko ushobora kuba wihakana yuko nta kosa na rimwe rishobora kuba rikuranga. Iki ni kimwe nakubwira mu bintu bishobora gutuma umukobwa kuvaho vuba na bwangu, kubera yuko yibona yuko ari we munyamafuti, yibona yuko ari we munyabyaha, yibona yuko ari we muri makeya udashobotse muri uwo mubano, bitewe n'uko ibintu byose ubyikuraho. Ariko wibuke yuko muri makeya nta muntu wera ngo de. So ni byiza yuko muri makeya sometime wemera yuko nawe ushobora kuba wakosa, kandi ugaca bugufi ugasaba imbabazi mugenzi wawe, kugira ngo urukundo rwanyu rugende neza. Yes guys, nibyo bintu 10 nari mfite. Niba wari ufite ikibazo cy'umukobwa mushobora kuba mukundana, wari ufite kuba acecetse muri kano kanya, guhaye ibyo bintu 10, nubikosora uramugarura buhoro buhoro mu mubano wanyu, kugira ngo yongere abe queen w'umutima wawe. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi, cyangwa se ufite icyo ushaka kugira ngo tuzaganireho ubutaha, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao, bye bye.